Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Nizera ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye uri kugenda wumva nitwa Aizo w'i Rwanda. Naho iyi ngiyi ni Dream Zone TV show. Niba ukunda ibiganiro bivuga ku busobanuro bw'inzozi, ni byiza ko wakanda subscribe ndetse ukanakanda like kugira ngo ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha cyangwa se n'ibindi biganiro tugenda dushyira hano kuri Dream Zone TV show twibanda ku nzozi mugenda umurota. Ubwo rero mbahereje ikaze mwese aho mugiye muherereye. Ndabizi ko hari abatwumva bari mu Rwanda, abatwumva bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, ubwo ndavuga Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi hagiye hatandukanye, Burundi, muri make Afrika hose ndetse n'isi yose muri rusange. Ndabizi ko mugenda mutwumva cyane, njya mbona munyandikira, ni byiza kandi ni iby'agaciro. Uyu munsi ndaje ngo tuvuge ku nzozi abantu benshi bakunda kumbaza. Izo nzozi nta zindi, kurota uri konsa umwana. Ese bisobanuye iki? None se warazirose? Wabyutse uri gutekereza iki? Ibi ndetse n'ibindi ukibaza kuri izi nzozi ndahari ngo mbigusobanurire. Ngiye kuba nagenda nkubwira buri kimwe cyose ku buryo zo kuvangaha usobanukiwe neza cyane. Icyo ngusaba ni kimwe, ni gukanda subscribe, ugakanda like ndetse ukanakora share kugira ngo ino video igere ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye ubigizemo uruhare. Njye wumva ndi Aizo w'i Rwanda, naho iyi ngiyi ni Dream Zone TV show. Inzozi z'uyu munsi ni ukurota uri konsa umwana. Reka turebere hamwe icyo izi nzozi zishatse kuba zasobanura muri rusange. Gusa ko ntari umuhanuzi, hano ubwo nerekwa nk'uko abantu benshi babikeka, oya siko biri, ntabwo ngenda umuhanuzi. Noneho reka twikomereze. Izi nzozi zikunze kurotwa n'abagore cyane, ariko rimwe na rimwe n'abagabo nabo bajya bazirota. Akenshi umuntu abyuka yibaza niba ari ikimenyetso cy'icyiza cyangwa se ubutumwa bwaba buri muri izi nzozi. Mu busanzwe konsa umwana bifitanye isano no kwita ku muntu, urukundo, impuhwe ndetse no kurera. Niyo mpamvu no mu nzozi akenshi usanga bifite ibisobanuro bijyanye no kugira icyo witaho mu buzima bwawe. Noneho reka turebere hamwe ikintu cya mbere izi nzozi zishobora kuba zasobanura, tukimenye neza kugira ngo wa muntu wambajije ndetse n'undi wese wigeze kuzirota cyangwa se n'undi wese uzazirota azabashe kuba yamenya igisobanuro cy'izi nzozi. Ahandi azabisanga ni kuri Dream Zone TV show. Niho hantu honyine usanga amavideo ajyanye n'inzozi. Mfite video zirenga magana angahe zijyanye n'inzozi, urumva ntabwo waburamo ibyo warose cyangwa se ibyo uzarota. Ni hano ugomba gushakira, nta handi kabisa, kuri Dream Zone TV show. Naho njyewe ndi Aizo. Twagiye ku ngingo ya mbere. Ikintu cya mbere izi nzozi zishobora gusobanura ni umugisha cyangwa amahirwe mashya. Hari igihe umuntu aba agiye gutangira ibintu bishya mu buzima bwe, nk'akazi, ubucuruzi cyangwa se umushinga mushya. Noneho yajya kurota akarota ari konsa umwana. Muri make urumva ko arimo ubutumwa buba bwihishe muri izo nzozi. Nizere ko turi kugendana neza cyane. Mukomeze gukanda subscribe, nimba uri mushyashya ngwino ukande subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuba benshi cyane. Kandi nawe nimba uri umusangwa, nizere ko wamaze kuyikanda kandi munakoresha kugira ngo ino video igere ku bantu benshi bagiye batandukanye, naho babashe kuba bamenya icyo inzozi barota zishatse kuba zasobanura. Njyewe uri kumva ndi Aizo w'i Rwanda. Reka dukomeze. Ibyo bishobora kuba ikimenyetso cy'uko icyo kintu kiri gukura buhoro buhoro kandi gikeneye kwitabwaho kugira ngo kizere imbuto nziza kandi zizatanga umusaruro kuri nyirazo. Ikindi kandi kurota uri konsa umwana bishobora gusobanura urukundo n'impuhwe ufitiye abandi bantu. Hari abantu bigirira umutima woroshye, bakunda gufasha abandi ndetse no kubitaho. Ubwo rero iyo umuntu nk'uwarota yonsa umwana bishobora kuba byerekana uwo mutima agira w'impuhwe ndetse no kwitangira abandi. Nanone kandi hari n'igihe izi nzozi zerekana inshingano zikuremereye. Urugero, niba warose uri konsa umwana ariko wumva unaniwe cyane kandi ubabaye, bishobora kuba byavuga yuko hari ibintu byinshi bikuremereye mu mutwe. Bishobora kuba ibibazo by'ubuzima nk'amafaranga, umuryango cyangwa se akazi. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane kabisa. Ndifuza ko buri umwe hano agomba kuhava asobanukiwe neza cyane. Wowe komeza urebe iyi video kugeza igeze ku musozo kugira ngo ubashe kuba wamenya ubumenyi bugiye butandukanye kuri izi nzozi. Hesha agaciro amatwi yawe wumva neza icyo izi nzozi zishatse kuba zasobanura. Nanone kandi niba warose uri konsa umwana umeze neza wishimye, ni ikimenyetso cyiza. Bishobora kuvuga amahoro, ibyishimo cyangwa se inkuru nziza ziri hafi kuza mu buzima bwawe. Hari abantu bavuga ko nyuma yo kurota izi nzozi bagiye babona amahirwe mashya ndetse n'ibintu byari bibahangayikishije byose bigenda neza. Muri rusange kurota uri konsa umwana igihe wamwonsaga umeze neza, ubona umwana ariko nta kibazo, bidasubirwaho, izi nzozi ni inzozi nziza cyane, keretse iyo hajemo imbogamizi runaka zigiye zitandukanye. Ariko iyo byagenze neza, menya ko byanga bikonde izi nzozi ziba ari ubutumwa bwiza cyane kuri wowe.
Gusa niba warose uri konsa umwana arira cyane kandi ubona yanze konka, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko hari ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe ukwiriye gushakira igisubizo vuba na vuba. Nanone kandi hari igihe umuntu aba afite umushinga cyangwa se ari mu mubano utameze neza, maze izi nzozi zigakomeza kumwibutsa ko akeneye kwihangana no gukomeza kubikorera kugira ngo bibashe kuba byagenda neza. Ku bagore batwite kurota bonsa umwana rimwe na rimwe biba ari ibisanzwe cyane. Bishobora guterwa n'ibitekerezo byinshi byo gutekereza ku mwana ndetse no ku rukundo rwo kuzamurera cyangwa se impungenge zo kwitegura kuba umubyeyi. Ibyo byose bikaba byatuma ashobora kuba yarota izi nzozi zo kurota ari konsa umwana. Ikindi kandi kinatangaje, hari n'igihe umugabo nawe arota ari konsa umwana. Ibyo abantu benshi bibaza uburyo bishobokamo bikabacanga, ariko reka tubirebere hamwe. Mu busobanuro bw'inzozi bishobora kuvuga ko uwo muntu afite ibintu byinshi bimutegerejweho. Bishobora gusobanura ko hari abo agomba kwitaho cyangwa se umushinga mushya uri kumusaba igihe n'imbaraga nyinshi. Ikindi abantu bakwiye kumenya ni uko inzozi zidasobanura kimwe ku bantu bose. Hari igihe umuntu arota ibintu bitewe n'ibyo yiriwemo ku manywa, nk'ibitekerezo byinshi cyangwa amarangamutima afite. Niyo mpamvu ari byiza kureba uko ubuzima bwawe buhagaze mbere yo gufata umwanzuro ku nzozi warose. Inshuti bakunzi ba Dream Zone TV show, mbibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Niba nawe warigeze kurota izi nzozi zo kurota uri konsa umwana, dusangize uko byagenze aho hasi muri komenti kugira ngo tubashe kumva uko nawe byakugendekeye. Utubwire niba wari wishimye cyangwa se ubabaye. Ubwo rero ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro guhera gitangiye kugeza kirangiye, ni iby'agaciro cyane. Niba wishimiye ikiganiro cyacu, kanda like, ujye muri komenti ubitubwire. Ikindi ukoresha kugira ngo ino video igere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ikindi kinakomeye cyane, ukande subscribe kugira ngo ubutaha ibindi biganiro ujye uhita ubibona tukimara kubishyiraho. Rero ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde kandi bahereze umugisha. Njyewe ndi Aizo w'i Rwanda, iyi nawe ni Dream Zone TV show. Reka duhure ubutaha, hasta la vista.